Yowe Bogari, ni Bogari buriya gahunda yacu wa bia back to your ex, gusubiranya abakunzi, gusubira ku mu ex wawe, gusubira ku muntu mwatandukanye, wowe uba wumva bidashoboka, me as Bogari Cedric njye ndabibasha, ikizananira ni icyatewe na Satani, naho icyatewe n'abantu me as Bogari nzabasubiranya. Hello bro, Hello bro, amakuru, makuru ni sawa. amakuru ni sawa, ni sawa cyane. Sawa nyine gusa barakumbwiye. Ndabona warariye ibirayi. Wapi ba? Umusore man. Ni ibisanzwe kabisa. Barakumbwiye rero. Dukubite tubangura. Bakumbwiyeho iki? Bambwiye ko Bogari ari umutipe nyine uhuza abantu batandukanye, nyine nanjye nakuganye tu. Icyo bita back to your ex. Yes, nakabonye ahantu kuri TikTok mbaza umuntu nawe arabimbwira ngo nibyo koko. Usanga turi n'abaturanyi. Uwa Kayonza nanjye ndi uwa Kayonza. Ese ngo byagenze ute mani kugira ngo utandukane n'ishori yawe? Nyine bebe wanjye naramutendetse ararakara, arangije arambwira ngo ntabwo yakomeza kuba muri ubwo buzima. Umutendetse kuri bangahe? Iyo ni life y'umuntu mani ku giti cye. Gusa nyine naramutendetse nk'abasisita nka babiri. Ubwo umushyizeho bati yari uwa mbere umushyiraho babiri. Yego. Abibonye aravuga ati hoshi. Ati ntabwo nabishobora ngiye nyine ubwo warampararutswe reka nkwereke ukuntu tubigenza. Komezanya nawe bashyashya njye ubwo nabaye igicuruzwa cyashaje. Yitwa Diane. Yitwa Diane. Diane si uwo mwana. Diane wizeye ko akubabarira Sinzi nyine nawe nk'umwuga wawe dufashe ndebe ko byakunda, nyine naje gusanga icyaba ari icya mbere. Urizeye nyuma yo kumutendeka birakunda? Simbyizeye gusa nyine ndabyizeye nanone ku rundi ruhande kuko yarankundaga nawe. Noneho tumuvugishe twumve niba musubirana, niba yemera. Ntarebe kabisa mfashe. Yego se? Yego. Turabikora? Tumuhamagare turebe. Wacu umurongo muhamagaye ntabwo ubashije kubitaba, mwongere mugerageze mu kanya. Dear customer, Ongera uhamagare turebe. Aba yayikuyeho mani ntabwo yari iyanjye apfa kuyifata. Wacu umurongo muhamagaye ntabwo ubashije kubitaba, mwongere mugerageze mu kanya. Dear customer, the line you're trying to reach is not responding. Ndumva iciyemo none. Ko mbona bigiye gupfa. Kuyifata ni shida wallahi. Ngufasha. Hello. Yeah. Nitwa Alphonse. Ex wawe nyine. Nyine Dia. Inyihanganire kuba ngarutse muri ubu buryo. Ntabwo wakumva uburyo biri kugendamo ngo ngaruke. Of course ndazifite birumvikana, ariko nagusabye imbabazi musaba n'igihe ngo ndebe ko nakwisubiraho nagarutse. Oya ntago nuko nakubwizaga ukuri ntubyemera, bari bashuti banjye, ntago twari dufitanye urukundo rungana nk'urwawe Dia, niwe nakundaga pe. Ni serious nyine, ubonye nta hantu nabinyujije, ubundi imbere ya kamera nyine hari umuntu nagiye kwandavuga ati mfasha wenda Diane azabona iyi video ubundi amfashe wenda anyumve. Nukuri. Biragoye kuko nawe you know ibyo wanengukaga. Diane ndakwinginze warning, engera andi mahirwe basi nanjye ikire mu ishuri uzabireba. Wemeye guhinduka? Naje kandi ni njye wagarutse.
basi nyine mfata nkanjye wa kera kera ntarakora biriya byose, wibuke ukuntu nari imeze unyibuke nyine. none se Mm. ubitekerejeho neza? Ntabwo ari uyu munsi, birasa nkaho maze igihe kinini mbitekerejeho, kuko maze igihe tumaze tutari kumwe ntabwo ndyama nyine, nanjye nabonye ko hari ikintu nabuze. Please mfasha Dia. Naragukundaga ariko nawe wemeye guhinduka basi nyine nkoje hanyuma ariko nizere ko wahindutse. Ni ukuri urakoze. Ese tukaza kuvugana neza noneho se tugapanga no kongera tukabonana. Nawe uze kumpamagara tuvugane tuze kubona tunabiganireho neza. Sawa, urakoze nyine, ndagukunda. Urakoze cyane ndagukunda cyane urabizi. Mm. Banyita Bogar Cedric. Ikibazo hari ababifata nka scam bro, hari ababifata nka scam ngo tipe aba yateguye bro, uzabaze twe turabunga mani, ntabwo tubatanye. Gahunda ni ya back to X test. Banyita Bogar Cedric, subscribe Bogar Cedric, agiye bakwita Alphonse akaba asubiranye icyana cye Diane avuye mu ba X. Urishimye? Ndishimye cyane. Noneho byabira ujye bimuhatamo. Urakoze cyane. Follow Bogar Cedric, subscribe Bogar Cedric, wowe icyo usabwa ni Bogar Cedric. Gahunda ni back to X, iwacu ni mu ntara. Power Bogar bizaza boom.